umudamu akimara kumva yuko ya mpano yatangaje yuko yagize ibyago yapfushije umwana, yarangiza agapostinga amashusho ya wa mwana we yakuye kuri seti yarari gushutingaho indirimbo. Mudamu yarababaye kandi nawe waba by the way. Ibaze uri mu bantu bagutumiye ugize ibyago, ubwo urumva barazanye amayeranga niki? Shyira mu mutwe utekereze. Ariko ntago yagombaga kujya gukinira ku mubyeyi wafashe amezi 9 atwita umwana we akamurera akabagezaho umwana ashimishije, yarangiza akamwifuriza gupfa. Dawa ya moto ni moto. Inzira yacishijemo yicuri ya mwana nayicema namuzura. Abanza asaba imbabazi famiye y'umwana, abanza yongera asaba imbabazi abanyarwanda, ariko tubwire n'icyo aragamije. Ubwo n'ukuvuga ngo rero bano bantu bose nabafatanya cyaha mu gukwirakwiza ibihuha, gushinyagura. Kandi nimba utekereza neza ni ya kabiri bura ntago arayihonoka. Iya kabiri ntago bura ntago arayihonoka. None se wibwe yuko buriya hari ibintu buriya biba mu mategeko cyane cyane muri ribo. Iyo ukoze icyaha mu gihe kitaragera ku mwaka, rwenda tuvuge waragiye urukiko rurakubabarira baragusubikira. Iyo ukoze icyaha igihe cy'umwaka kitarashira, na cya kindi cya mbere barongera bakakirebaho. Aka kantu niko kameze, kandi abantu bagiye bahura n'inzego barabizi. Wewe mukuvuga ngo iyi video ya kabiri igiye kuzamura bya bindi bya mbere, none yikubisemo ni iki ngiki. Wapoye wacu ndagukunda pe, ariko ntago nziri mino nzira bahisemo kunyuza mu bino bintu zaguhira pe. Yes, reka tubashimire kandi tubahe n'ikaze muri iki kiganiro. Ni ikiganiro tugiye kugaruka ku bintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye biri hano ku mihanda, cyane cyane ku mugabo wita ya mpano uri mu bibazo. Iki kiganiro kikaba kiri guce ku macano atandukanye ariyo Big Man, ku Ivuko TV ndetse na Novo Empire. Tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Ya burakoze cyane, ndabashuhuje kandi bahaye ikaze kuri channel yacu yanyu, ku bufatanye n'abagabo batatu bakomeye haribo Novo Empire, Ivuko TV ndetse na Big Man Empire ari wowe turi kubona. Tugiye kwifatanya, tugiye tubagezaho ibiganiro birimo ubusesenguzi bwa nyabwo bwimbitse, birimo imyidagaduro, birimo politike idakomeretsa, yunga kandi isesenguye. Tubafitiye abatumirwa tuzatubazanira b'inararibonye, ndetse natwe ubwacu namwe twunze ubumwe nidufatanya rwose tuzagera kuri byinshi kandi bizaduteza imbere. Muri amahoro turakomeye. Nubwo ku isi nyine ibintu bihora byivangavanga, ariko turashima Imana. Ni iki ushima Imana? Burya nuko waramutse ubwabyo ni ishimwe. Abasenga barabizi. Twizera yuko umunsi umwe iyo bukeye ari inyongezo Imana ibiduhaye tugomba gushima. Kandi koko ni ukuri, kubera yuko ababa bapfiye mu ijoro ni benshi, abahuye n'ibibazo byinshi ni benshi, ariko twebwe iyo twaramutse amahoro tukabasha kuvuga tukumva wakunyagambura gutyo ukumva akaboko karanyeganyega, ntashimwe rirenze iryo. Ni iki ushima abantu? Abantu icyo mbashimira nuko buriya abantu badahari nawe ubwawe nta kintu waba uvuze, ariko iyo abantu bakuri hafi bagusapotinga bakuvugisha, ni motivation iba ikenewe kandi biba ari ingenzi cyane. Yego, nagira ngo dute twinjira mu kiganiro cyacu. Hashize iminsi umugabo wita ya mpano video ze z'ubwambure cyangwa video ari gutera akabariro zigiye hanze. Ni video yifashe ubwe ku giti cye, zimaze kujya hanze ahita
afata indege yerekeza mu gihugu cy'Ububiligi, nyuma yaho ajya mu Bufaransa, ariko mbere y'uko ajya mu Bubiligi yari yatanze n'ikirego muri RIB. Umusesenguzi w'umuhanga mu Rwanda witwa Jihad aba arafunzwe. Hashize iminsi twumva ya mpano agarutse mu Rwanda, aza avuga ko yabuze umwana we, ngo umwana we yapfuye. Ibi bintu ubivugaho iki? Bino bintu rero jewe nkibyumva, ndavuga inkuru yagiye muri social media ejo, ngira ngo nejo yatangiye gusakazwa, ese nikanga ngira ubwoba, ndavuga se uyu muntu ni muzima? Ese ni kwa kundi ko gushaka abafana ndatinya. Byinjiramo cyane, ngerageza guhamagara abantu narinzi bampa amakuru, ariko amakuru bampaye yanteye ubwoba. Mu by'ukuri hari ikiganiro kinini nigeze gukora ndi kuvuga ukuntu yampanira video ya mbere gisohoka, abantu twese twamugiriye impuhwe, turavuga tuti umuhungu wacu ko tumukunda koko nibaretse kumusebya. Twumva rwose n'abantu bari bafunzwe cyangwa bari gukurikiranwa muri RIB kuko ibyo bintu byari bikwiye. Ariko nyuma ahasoreye, navuga ko ahasoreye, reka mbivuge gutyo, aho iriya video ya kabiri igiriye hanze, dutangira noneho kumubleminga, nawe turavuga ese nimba umuntu aguye mu ikosa bwa mbere n'ubwa kabiri, ubu ngubu we nta ruhara bifitemo. Dutangira kumujajinga nyine, kandi kuko byarumvikanaga. Nimba umuntu wacitwe bwa mbere, ngira ngo buriya amakosa ya mbere twakiraga kuri Pazomani kuko byarumvikanaga n'uburyo yireguragamo barabyumvaga. Ariko video ya kabiri igiye hanze, dutangira kwibaza niba koko ibintu nta kintu kibyihishe inyuma. Bamwe bati buriya n'ubu mubibona kuri ya mafoto burara yagurisha, bafite abantu hanze bagenda ayohereza bakamuha amafaranga, aravuga bura. Ubu twe dutegereje kumenya nyirizina ese bino bintu umugambi wabyo nuwe, kuko byanze bikunze buriya mugambi uzamenyekana. Oya bihigihe kare ntago kizatinda, kuko ngira ngo hari n'inkuru zagiye zivuga yuko, ngira ngo suye inyuma gatoya, buriya iriya video ye ya mbere kuri RIB baramuhamagaye, baramubwira bati uratwereka abantu bashyize aya mashusho hanze, nimba atari ibyo ni wowe uri bukurikirana. Ni nibwo rero nacyo cyatumye ubona RIB isa naho ibyoroheje, ariko nawe ubwe iyo konsigne bari bayimuhaye, barambwiye ko abo bantu urabashaka, sino ni wowe uri bukurikirana. Ubu iyi video ya kabiri yo rero byahise natwe ubwacu bidutera kwibaza koko nimba atari wowe wabigize mu ruhare n'ibya mbere. Ubwo nyine RIB n'abandi bantu byanze bikunze, ndakeka nuko buriya batarabitangaza, ariko biri hafi ko bigomba kujya hanze tukamenya nyirizina. Usibye yuko niba arakurikiye n'ikiganiro, hari live streaming igeze Godfather igeze gukora, hari amashusho niwe wayisohoreye, yashyize kuri live ya TikTok, yashyize kuri live, ahamagara abantu ati muze murebe. Ngira ngo ibi byo rwose tudaciye ku ruhande, abantu benshi bari kuvuga ngo nawe nabikurikiranweho ubwe, kubera yuko n'abandi bari muri gereza nabo ni abantu. Nimba ari we ugira uruhare muri bino bintu, nawe akwiye kubikurikiranwaho. Ngarutse ku kibazo rero warumbajije, yewe ibintu nabibonye noneho ntangira kugira ubwoba. Ndavuga se abantu noneho batangiye no gukinira no ku muntu wagize ibyabo. Noneho nsesenguye neza nkurikiranye, numvise na bamwe bantanze kumenya amakuru, nsanga ahubwo ariko by the way, ya mpano ubundi agira abana. Ya mpano hari umudamu, hari ifoto n'umudamu yigeze gucicikana kuri za TikTok na hehe, ari ateruye akana arimo agasoma. Ako kana rero abantu bakomeje kuzana amafoto y'ako kana n'uwo mudamu, bavuga bati ya mpano yapfushije umwana. Nyuma yaho umudamu azavuga ko umwana wari muzima, ya mpano ari kwica umwana utaruka. Nibyo nanjye nashaka kuvuga, ariko se nyirizina kuko mu mashusho yagiye hanze bivuga kuri ya mwana si wa ya mpano. Ubwo ikibazo nari nibashije, ubundi
wenda hari ukuntu umuntu akurusha kumenya amakuru mu masosho media cyangwa muri famiye za hafi z'abantu ba friendly babana na ya mpano nta mwana wa ya mpano wigeze ujya kuri social media ukurikije ari ikibazo kigeze ubu ngubu kuko amakuru ari hanze nuko uriya mwana si wa ya mpano ngira ngo yari ari gushutinga indirimbo yitwa yari indirimbo afitanye na abaretse n'inyibuka ndayikubwira noneho muri shoot uzi ko haba hari abantu benshi harimo abantu benshi nyine baje gushungera ariko hari n'ababa batumenye nyine kugira ngo baze kugaragara muri video hanyuma rero aza kubona ko ari akana aragakunda aragaterura arakavugisha nyine bafata amashusho nyine uba kuri set bura haba hari abantu haba ari za kamera nyinshi cyane ariko mu by'ukuri mama w'umwana ukuri yashyize hanze nuko uriya mwana suha ya mpano ubwo rero sinzi umuntu wagiriye inama ya mpano kugira ngo akwirakwirize ibihuha cyangwa se ibinyuma by'uko uriya mwana ari uwe ngira ngo twese abantu twese tunakonfirima tukavuga ngo uriya mwana ni wa ya mpano n'umugore we ngira ngo niko twari tubizi ariko mu by'ukuri ntaragera no ku bintu nabitewe ubwoba nabyo ndi buvuge mu kanya amakuru ari hanze nuko uriya mwana suwa ya mpano none hakorwa iki ukurikije ibintu ya mpano yavuze ko umwana we yapfuye kandi ataruwe reka mbanze ninjire muri no nkuru neza kugira ngo nse naho nza gusubiza icyo kibazo neza umudamu akimara kumva yuko ya mpano yatangaje yuko yagize ibyago yapfushije umwana yarangiza agapostinga amashusho ya wa mwana we yakuye kuri seti yari ari gushutingaho indirimbo mudamu yarababaye kandi nawe waba by the way ibyo ni ibintu byumvikana bibaza kugira ngo umuntu akwicira umwana ari muzima ibyo bintu urumva byakubabaza icyo ni icyaha kiri penale ubwo ya mpano yaba ari buze gufungwa gusa se uko ishyire mu cyimbo cyawe nawe umuntu agufashe akajya kuri social media erega platform abano bantu baba bameze kuba star baravuga bikumva byumvikana ahantu hose nimba umuntu afashe umwana wawe akamwica kandi umwana ari muzima icyo si icyaha se nadakora buriya usibye na mama w'umwana famiye za hafi papa w'umwana nubwo uriya mama yamubare ko papa washobora kuza akavuga nanjye sinabyemera wagiciye umwana gusa wenda hari inzira byanyuramo ariko tukabanza kumenya ngo ese inyungu zari ziri muri bino bintu ni izihe ndagira ngo utekereze neza ibi bintu ya mpano yabipotsinze ari i Burayi ako banza ugakireho hehe ku ruhande yari i Burayi yatumiwe n'abadiaspora kujya gukorayo ibitaramo arangije ahita afata ndagira ngo aka kantu kumve neza ikinyoma gitangira umwaka ko yagize ate yagize ibyago ibaze uri mu bantu bagutumiye ugize ibyago ubwo urumva barazanye amayera angana iki shyira mu mutwe utekereze ariko ntago yagombaga kujya gukinira ku mubyeyi wafashe amezi 9 atwita umwana we akamurera akaba ageze aho umwana ashimishije yarangiza akamwifuriza gupfa no iki ni icyaha ndetse ndakubwiza ukuri yuko ya mpano natanitonda ibi bintu bigiye kumuhindura isura mu buryo bubi amafaranga yarayaho rwose yarayabonye reka kireho vi kuko nta muntu agize nubwo yaba ari wawe ukajya kumva ngo ngize ibyago umuntu arapfuye icyo gihe ukora ibishoboka byose ukamutabara ukagira gute noneho tuzi ko
abadiaspora bo nyine twizera ngo barayagira, ariko buriya nabo ngo biba ari ukupfurapfurika, barayafite, abavuga nabi baba bayafite amafaranga, ariko nyine icyo bagira ni uko amafaranga yabo agira agaciro iyo ageze inaha ngaha, kuko ayo mayeri ijana guha nk'ibihumbi ijana wenda na 40 na bingahe, iwabo ashobora kuyagera muri resitora akanubura agahaguruka akayarya agataha, ariko wowe uyageje inaha ngaha wayarya iminsi 30 gutyo nyine. Ariko icyo nashaka kuvuga, ibintu yampano natabyitwaramo neza arasanga Jihad Mageragere. Ntago wenda ndaza kubaza umuntu w'umunyamategeko, kuko byanze bikunze iki cyaha cyanditse mu byaha biri penali, gusa wenda mugira inama hari icyo yakora, kuko buriya hari abantu bajya bavuga ngo dawa ya moto ni moto, inzira yacishijemo yicuriye mwana nayicema namuzura. Nako kantu ruvuze ngo ngere ugasubiremo ngo dawa ya moto ni moto. Yewe umuti w'umuriro ni umuriro. Ya ubwo rero ibi inzira yanyuzemo nazinyuremo, abanza asaba imbabazi famiye y'umwana, abanza yongera asaba imbabazi abanyarwanda, ariko tubwire n'icyo aragamije, kuko aka kantu yisobanure kuri buri video, yisobanure. Oya ntabwo ndi kuri zazindi za mbere, ndashaka kuri yishobora kumujyana Mageragere, kandi nimba utekereza neza n'iya kabiri buriya ntabwo arayihonoka, iya kabiri ntabwo arayihonoka. None se wibwiye yuko buriya hari ibintu buriya biba mu mategeko, cyane cyane muri ribu, iyo ukoze icyaha mu gihe kitaragera ku mwaka, wenda tuvuge baragiye urukiko rurakubabarira baragusubikira, iyo ukoze icyaha igihe cy'umwaka kitarashira, na cya kindi cya mbere barongera bakakirebaho. Aka kantu niko kameze, kandi abantu bagiye bahura n'inzego barabizi. Wewe nukuvuga ngo iyi video ya kabiri igiye kuzamura bya bindi bya mbere, none yikubisemo ni iki ngiki. Wapoye wacu ndagukunda pe, ariko ntago nzi nimino nzira wahisemo kunyuza mu bino bintu zaguhira pe, ntago nzi nimba izaguhira, kuko ubu ngubu cyakoze uraducalenjinze mu ntako utagize pe, uraducalenjinze kubera yuko aragukaraze, arakugaruye, araguha, arakucuritse, aragucuranguye. Ubu wamufata he? Tumufate nimba navuga umwesikora, ariko ntabwo nzi ikintu ashaka muri bino bintu. Gusa uri mu bantu batangiye umwaka nabi pe, uri mu bantu batangiye umwaka nabi. Urangerageza no kuvuga no kuri ano ma social medias, uranibwire ko icyaha gifite ya mpano wenyine. Wahariye n'abandi bantu bazabigenderamo, ahubwo kuko harimo n'abantu bakomeye bavuga rikijyana muri social media, nibagende bicare barebe ukuntu kino kibazo bagihanduringa. None se reka mubwire, yego uri umunyamakuru, uri umunyamwuga, ufashe inkuru uyikubise kuri platform iratrendinze, utaramenya neza niba icyo kintu wari igiwa mu rukiko, nawe uri umufatanyacyaha. Unese bwiye ko ngiye kurega narega ya mpano wenyine? Oya, naregana bino binyamakuru byose byakwirakwije ino nkuru, kuko nimba ufite ikinyamakuru uba ugomba kugenzura neza ukamenya ko iyo nkuru igiye gutangazwa ari igihuha cyangwa ari ukuri, ndetse n'ingaruka ishobora kugera kuri sosiyete nyarwanda ndetse na famille muri rusange. Yego, none ubu andi makosa bakoze, andi makosa bakoze wenda sindi bubavuga, ariko bare byumva bariyise. Yego, gufata amashusho y'umwana w'uruhinja ukayashyira mu nkuru, nabyo ni icyaha. Nabyo ni icyaha. Ubwo ni ukuvuga ngo rero bano bantu bose ni abafatanyacyaha mu gukwirakwiza ibihuha, gushinyagura, ariko ukanatekereza natwe ubundi umuntu koko nubwo yakora ibyaha bingana gute, hari ikiro cy'uriya mwana yigeze atangaza, yari kugitangaza guteze kandi umwana ari muzima. Hari
hari ugushyingura wigeze ubona? ntabyo nabonye. hari ukuntu umuntu azana inkuru akayikubitaho nta bimenyetso. kuki se abantu bayirebye batibajije bati se ya mpano amafoto y'ikiriya ari he, ya mpano wagiye gutabara? ahubwo nanjye ntangiye kwigaya kuko ya mpano ahantu atuye byanze bikunze kuhagera ni ibintu byoroshye cyane. kuko hari n'inshuti ze nyinshi cyane rwose wane kwifashisha ukahagera. ariko nta muntu icyo kintu wigeze ugitekereza. kiriya kintu cyaduhumye amaso, kimaze kuduhumira, ndavuga iriya video ya kabiri yaduhumye amaso, duhugira noneho ahita na profita asohoreramo indirimbo. ibintu biragenda biba kavuyo, biraducangacanga. ngira ngo wumvise ko n'umugore we yahise ayivumbura akigenda nyuma ya video ya kabiri. tubura icyo dufata, inkuru ziba nyinshi nyine tubura icyo dufata. ariko inama namugira, nabwire bano bantu bafatanyije gukora icyaha, genda avuga ko ari ugufatanya. bagende begere iriya famiye babasaba imbabazi, nibamara kwemera ko bababariye baze aho baciye bashyingura uriya mwana, bongere bahace bamuzura. hanyuma ikibazo nyuma yaho basaba imbabazi abanyarwanda, ariko banatubwira impamvu ibyihishe inyuma, kuko byanze bikunze irahari. ndumva wenda ari icyo nabivugaho. hanyuma nyuma yaho buriya bibere n'isoma abandi bantu, kuko yero nkuru yambabaje pe, nta kubeshya yambabaje. namaze kuyibona numva n'ibitotsi ndabibuze pe. kuko akuze umuntu kwicira umwana kandi akiri mu bagihumeka. uzi ko no muri filime buriye yo bamukinishije bamwica, ukora ibishoboka byose iyo video umwana ntazayibone, cyangwa none uyibaze. byambabaje kandi ntabwo mubeshya pe. reka tujye twinyarukira mu minsi iri imbere. harimo harategurwa ubukwe bw'abantu bari muri social media, ari we Miki ndetse na Aga. ubu bukwe urabubona ute ko barimo barabikora rwihishwa, baguhereza akamvitation bakubwira bati uceceke ntubivuge? ibi bintu urabibona ute? gusa mbere ya byose felicitation kuri Miki, ubukwe bwiza rwose, nkwifurije kugira ubukwe bwiza. Miki ni urugero rwiza rw'umugani nyarwanda uvuga ngo nta butaha butagizwe intorezo. Miki yaratrendinze ku masocial media mu bijyanye n'urukundo, aravugwa na Regisi, biragenda biravugwa. Aga araza nta muntu umuha amahirwe, haba na zero. buriya Aga uramu damu cyangwa uramu fiyeme witwa Miki, urabona azamutsindira? byararangiye. oya abantu bari kuvuga bati Aga yararongoye ntabwo yarongoye. akoreka tukavivure gutya. buriya iyo abantu bamaze kuva mu murenge bagasezerana, biba byarangiye, umwe aba ari umugore undi aba ari umugabo. Miki rero pe, ngiye nkibona ibye naga nabifashe nka prank rwose, ntakurisha niko nabifashe. avuga ntira ni depression, agiye kushijisha social media bereke ko ari mu rukundo. ntago nanjye nari nzi ko bizakunda pe, none birangiye babaye. ariko barapushinga. ubu ngubu ndahamya yuko icya mbere biriya bintu ni win. sinzi Aga promota ni izina, ariko promotion akora zo ntago zirajya hanze. ntago nzizi pe. cyakoza muri iki cya gitaramo cya Debeli na Melody nabonye yaragerageje kwigaragaza. ubu ngubu Aga nage nabicurika nkavuga ngo Miki ya promotinze Aga, amuzamura ku rwego rwo hejuru, ku buryo n'ibintu Aga akora ubu ngubu noneho bigiye kumenyekana. nabonye ejo Brady Shower yiwe yarimo abastari pe, nta mustari w'umukobwa cyangwa umufemeri utari uhari. bigaragara yuko baramwishimiye, bari kumupromotinga, bari kumuba hafi. n'ubukwe bwe buzaba ari ubukwe bwa gisitari.
ubwo rero felicitation kuri Miki. ariko ngo Regis arashaka gusenya ubukwe bwa Miki. Yunguka ikisi. No. Uriya rero ikintu kigucitse hari igihe ukirukankana bikarangira ukomeretse. Uwo ni Regis. Nareke byabaye byarabaye byararangiye natangira ubuzima bushyashya kubera yuko mpamya yuko nawe afite uw'Imana yamugeneye cyangwa uzamugenera. ubu rwose pe ndanashikiriza abantu bose dusapotinge Miki akora ubukwe bwiza. Ariko se kari gutanga invitation akubwira ati ntuzabivuge. Bo ari kwanga nkeka ko ari kwanga izindi depression zishobora kuza muri bino bintu by'amarumazi ngira ngo ni inde wakoze inkuru avuga ngo ngo afite umuntu yatenda z'impanga hanze ngo arimo arashuka Miki. Ubwo rero ushobora kujya kubona ukabona haje n'uvuga ngo afite umwana waga ngo ndetse ngo ndaramutwitiye. Ibyo bintu rero igihe bamaranye babana bakabaye nta mwana baragira nta bavuga ataratwite. Aya gihe cyabo ni gitoya. Ndi kuvuga abandi bo hanze. Ndi kuvuga ko hashobora kuza uri muntu akavuga ati jewe agayanteye idaye nondaniye afite umwana ari nkuko byavuzwe njya ni Jihad wavuze iriya nkuru ndaza kureba neza avuga ngo aganga afite umudiaspora yateye inda ngo umutwitiye impanga ngo arimo aramubeye cyangwa afite n'ibimenyetso nuko rero nkeka yuko nta muntu utakwifuza ko umuntu yakubaka urugo kandi rugakomera. Rero nimba ibintu nta kintu wabikoraho cyiza fazari byihorere ucecekere. Rakidubene bavuze ngo if you don't say something good about somebody shut up. Iyo ndiri kurayizi. None se reka tunasoreza hano ikiganiro cyacu nakagaruka yari Big Man Empire ndetse no kwivuko hamwe na Novo Empire. Turabashimiye cyane abantu bakoze subscribe ndetse n'abandi mugiye kuyikora. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Njye nari Sonika n'umugabo wacu witwa Big Man. Hari ikintu waba wibagiye kubwira abakunzi bawe kuri Big Man? Ntacyo nibagiwe ahubwo icyo nakongeraho ndabashimira mwese cyane. Ndabakunda tuzabana tugiye gukora ku buryo tubagezaho ibiganiro byibuze hagati ya 2 na 3 ku munsi birimo ubusesenguzi birimo abantu b'inararibonye. Ngira ngo mukanya turabategurira ikiganiro ku makimbirane ashobora guteza intambara ya gatatu y'isi ishobora guturuka ku baperise abanya-Irani n'abanyamerika. Ngira ngo ndaza kubakoreraho ubusesenguzi mu bijyanye n'amateka ndetse n'amakimbirane hagati y'abanyamerika n'abaperise aribo banya-Irani. Nze no gukomoza ku kantu kavuzwe mbere yuko Trump yiyamamariza kuba perezida wa Repubulika kuri manda ye ya mbere na Clinton. Hillary Clinton. Hari umuntu wavuze ngo Trump niwe mu perezida w'umupapa, niwe mu perezida ugiye gusoza ubupapa ku isi. Bavuga ko niwe uzazana imperuka ku isi, intambara ya gatatu y'isi. Ubu rero abantu benshi barimo barabitekerezaho, babihuza n'ubwo buhanuzi, bakavuga ngo ibi bintu birashoboka. Turaza kubyinjiramo neza mu kiganiro kiri bukurikireho, ariko ndakubwiza ukuri yuko nta muntu wifuza intambara, nta n'umunyafurika bakwifuje intambara, kuko muri intambara abantu ba mbere igiraho ingaruka n'abahiri kurwanirwa, abandi ba kabiri tuba victime yabyo ni abanyafurika, kuko niko tugirwaho n'ingaruka nyinshi cyane. Rero abasenga musenge, abakora ibishoboka byose mu bikore, ariko intambara ya gatatu y'isi giye kubwanye navuga ngo irimo yaratangiye, ahubwo ikitarakora ni ukukwirakwira ku isi yose. Turaza kubiganiraho mu kanya. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Mukore subscribe, mutange comment, mu sharing ibiganiro. Turabakunda. Bye bye. Ciao ciao.